hari abantu wenda batari kwizera ko kwa ko mutaramubona mutaramwumva ko ahari. Kanze ndebe mbumvishe sound ziwe inshyashya mutagira ngo ni prank ntabwo ari prank, this is reality. Imana yakoze bikomeye. Taraza kusura ngo nguhe ubutumwa kwa jandamu, taraza kusura ngo nguhe ubutumwa bwiza Imana yampaye ushyire kuri YouTube. Urumva ko nyine his live ameze ne wowe ntago wakabaye unzi kubera hari abantu benshi bagiye bamamagara ati uyu munsi imibereho yanjye impamvu ndi kurya no kubera Paccy. Ati ndasenga Imana umunsi w'amanywa nijoro kugira ngo Imana tugarure Paccy. Abandi bakamagara ati uyu munsi imyenda nyambara yose nayibonye kubera Paccy. Ati rero nanjye ndi gusenga Imana kugira ngo cya kiganiro nyine kura ni kiganiro cyarebwe n'abantu benshi. Mwaramamagaye kazo Paccy rwose abantu baragukunda byatare man, abantu baragukunda cyane byatare. Harabona agiye mpura nabo baramubwira ati rwose tubabarire ntuzongere kumpostinga kubera ko udushigura umutima tugira ngo wenda hari ibindi bintu byabaye mwamenye bidasanzwe. Ndavuga nti rero ntago nzongera kumpostinga kabisa, what will happen ubwo nyine, ariko Imana izakora imirimo kuko abo bagendaga bamagara bamwe ati mfite icyizere ko Imana izakora imirimo azaboneka. Abantu baragukunda byatara. Ati butwambaye kubera we ahantu tuba inzu tubamo no kubera inkuru yadukoreye ni benshi. Ateza nkavuga nti gute umuntu nk'uyu nguyu ushobora ko ufite ubuhamya abantu bavuga ko yakoze imirimo nk'iyi ngiyi kubera we byagenze gutya. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga, turashimira yakoze imirimo. Imana turagushimiye, Imana turagushimiye. Pacifique arahari meze neza. Ewana ubundi abantu banjye ni bobe abantu banjye ni bobe kuko wenda n'abantu badukurikira editorial line uburyo twe editinga ni bumwe 100%. Uburyo twandika twa editinga mu niwe kuko ibyo nkora niwe ni copy paste. Ibyo nkora nta handi hantu nagiye kwiga, niwe wafashe time akanyigisha, niwe nigiragaho dukorana uburyo editinga ndebe ibiganiro bye. Imana iguhe umugisha brother, wakoze imirimo ikomeye ku buzima bwanjye. Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho. Yes, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mubana natwe umunsi ku munsi. Twifurize kugira ibihe byiza, twizere ko mumeze neza cyane. Ndabasohoje mwese mudukurikira umunsi ku munsi. Ndashimira cyane by'umwihariko abantu mwabanye natwe igihe tumaze dukora tukaba tukiri kumwe, tukaba dusozanye umwaka w'ibihumbi 2022. Imana ibahe umugisha cyane. Ndabashimiye cyane mwese. Mwihangane ku ikibazo muri buze kugenda mubona cy'amashusho ndetse n'ibindi byose no kubera amasaha dutangireho ntangire gukora iki kiganiro, ariko ndizera ko biri buze kugenda neza cyane. Kenshi cyane nkunda kubivuga iyo nje kuri kamera, iyo ngarutse kugira icyo mvuga aba ari impamvu idasanzwe aba ari impamvu idasanzwe kandi ikomeye cyane, kandi murabona ko nishimye. By the way nishimye, nzanywe no kubwa inkuru nziza, sinzanywe n'inkuru mbi. Mu byumve neza, nubwo nashobora kuba ameze neza ariko meze neza, ndashima Imana. Ibindi byo meze neza. Mwe mwari mumeze mute? Ndabasohoje cyane rero abakunzi b'Inzozi Zacu TV. Mboneraho umwanya wo gushimira abantu mwese mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Hari urwego twavuyeho, hari naho tugeze. Uyu munsi dukoze ikiganiro tugeze mu bantu badukurikira bagera ku 21,000. Muri abantu b'agaciro cyane. Imana ibahe umugisha cyane kandi turabakunda cyane. Ibi bintu twabitangiye mu buryo bugoranye cyane, ariko twashimiye Imana ko byaje guca mu yego manager Jacques ndagusuhuje. Ni byiza cyane. Ibi ngibi mbikoze nyuma y'abantu benshi bamaze iminsi bamamagara, bamwe bampamagara abandi tunahura bakambwira ati kudakora part 2 y'ikiganiro wakoze. Mperuka gukora iki kiganiro gutya kugaragara kuri kamera ni mu gihe cyashize amezi agera muri 3 niba ntibeshye neza. Hari inkuru natangazaga, inkuru itari nziza ivuga ko umuvandimwe yari Pacifique Kwizera, umunyamakuru wa IMPANURO TV, yaburiwe irongero.
yabuze niko navuga kuko icyo gihe ntabwo yari ahari. Nibyo koko bamwe na bamwe mwarabibonye muramusengera, Imana ibahe umugisha cyane abantu bose mwifatikanyije natwe mu masengesho tugasenga Imana. Igisubizo cy'amasengesho rero cyarabaye, n'Imana nigikora ibintu cyangwa se ibintu nitujya tubisengera cyangwa se twanabitangaje bikaza kugira aho bigera, birakwiye ko dufata umwanya tugashimira Imana, kandi twanashimira n'Imana tukaha na feedback abantu bari babitegereje. Uyu munsi amakuru nzanye nuko yare Pacifique Kwizera ubu arahari ameze neza. Nta bintu byinshi ndibuze kuvuga, icyo ngicyo ngiye natangaza, nicyo ngicyo nje kuvuga. Ni mu bantu simbizi, niko njya numva abantu bavuga, wenda hari ababitangaje mbere yanjye, yego birashoboka, ariko ndi mu bantu batangaje kuri YouTube, bashyize kuri YouTube iyi nkuru yavugaga ku muvandimwe Pacifique ko adahari. Ndi mu bantu ba mbere ndatekereza babikozeho, n'abandi bagiye babivugaho mu buryo bugiye butandukanye. Mwese twakoze nyine icyo twagombaga gukora. Ni byiza cyane rero uyu munsi ngiye menya iyi nkuru nayibwiwe n'umuvandimwe wa Pacy, hari mu mugoroba ntibuka neza itariki, ariko kanza ngerageza muhamagare, mbanze mpamagara umuvandimwe wa Pacy nuwo bavukana mu nda, kuko iyi nkuru nge nyimenya aho nayimenye murabyibuka neza ko nari nababwiye ko mbere ko hari ikiganiro ndibuze kurekura cyavugaga kuri byinshi cyane, ariko turagihindura kuko hari byari birimo birakorwa cyangwa se nuko ibintu byari biri mu buryo. Ariko twageragezaga kuvugana bamwe mu muryango ndetse n'abandi mu nshuti, tugenda duhana amakuru mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo kumve. Reka muhamagare mubaze uko ameze, by the way mubaze nuko yabyishimiye ndetse nuko yabyakiriye, kuko ari mu bantu ba mbere bambwiye iby'iyi nkuru. Nubwo twari tumaze kuruvugana icyo gihe, yabimenye mu minota ya mbere ahita ampamagara. Sarayifatara ashobora kuba akiri mu kazi, yashoboka, wenda naza kudufata turaza kubikora neza. Pacifique Kwizera, wenda reka ibintu mbihereho mbivuga gutya. Allo? Iriwe neza? Iriwe? Amahoro? Amahoro. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi, gira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Kuri twese. Eh. Berukana kirya gihe tuvugana. Reko nkuru za Pacy. Pacy ameze neza rwose. Umva nushima Imana yagize neza rwose, natwe mu rusengero twarayishimye kandi turabye tuyishima no ku mutima. Imana yahabwe icyubahiro. Yego nuko nguko gahunda rero zimeze. Uwo ni umuvandimwe wa Pacy mu nda, by'umwihariko bavukana, ni mukuru we. Twaraganiraga kenshi, twaravuganaga kenshi. Sinzi impamvu wenda ibintu nkunda kubivuga cyane. Sorry. Abantu benshi batekerezaga ko bavuga ati amakuru ya Pacy muyabaze Damuru, batekereza ko nyine hari ubundi mubano udasanzwe mfitanye na Pacy. Ariko sinzi niba navuga ngo umubano dufitanye, wenda reka mbicamo mu ncamake. Nkura na Pacy bwa mbere nari umuntu usanzwe udafite ibyo atekereza, uraho utuje. Nakoraga akazi kandi gasanzwe, ariko duhura ari guko mu buryo bujyanye n'inkuru. Ninjye wamuhamagaye murangira ahantu akora inkuru, maze kumurangira ahantu akora inkuru nari nsanzwe mbikora nkuko mbikorera abandi, nkuko nshobora kubona inkuru n'ubundi nkayirangira, ariko ntaratekereza ko nzaba n'umunyamakuru cyangwa se n'ibyo nzakora. Nkaranga inkuru gutyo bisanzwe, twabaye Rene twagiye dukorana Max gutyo. Nibwo naje guhamagara na Pacy. Rero Pacy ndamuhamagara, maze kumuhamagara ahita mu buryo twaganiraga yambonye, kuko nari ndi umwana muto cyane. Sinzi nyine ukuntu navuga ukuntu byagenze, biza guhura cyane, urukundo rwacu nyine ruba big cyane. Ahita ambwira ati ntihazagire n'ikindi gitangazamakuru wongera guha inkuru zawe, ujye umpamagara
ngo ibintu byose tujye tugera gute tujye tubikorana uwo munsi guhera uwo munsi nje nawe twatangiye kubaho like brothers dutangira gukorana nshaka inkuru nkamuhamagara tukazikorana ugasanga turi gukorana cyane nko mu cyumweru ugasanga dukoranyemo nk'iminsi 3 cyangwa 4 ariko tuba turi kumwe ariko tugendana ariko atangira inkuru nyireba ariko ayisoza nyireba wenda n'abantu badukurikira kenshi kavuga kino kintu baravuga ngo nkunda nyine inkuru uburyo nzikora ni copy paste ya PACCY nyine dukora kimwe ariko ahantu navuga byaturutse nuko gukorana nawe ntago natekerezaga muri mind zanjye ko nzigera mu munyamakuru ariko kubana nawe nyine byatumye ibyo bintu byumvamo kandi bituma mbikunda ndabyibuka ambwira ko ashobora no ko yagendaga ama training ambwira ibi nibe nyine aramfasha ambira umubyeyi anyigisha akazi anyigisha uburyo ibintu bikorwa hari ijambo rimwe yigeze yambwira sinzi niba byibuka ariko na mbere yuko abura hari ikintu twavuganye ariko nzagikora birakwiye naye mubwiye ndetse n'abantu bakurikira status zanjye nabyanditse hashira iminsi mike ya rwose ahita nabura ko nananditse ko nampostinze ndavuga nti hari abantu nkwiye kuzahura ururabo rwabo bakiriho kuko hari ibintu bakoze mu buzima mbikoze hashize iminsi 4 ni 3 ndatekereza ahita numviye inkuru ko adahari so numva nyine sinzi uko byagenza wenda n'ikiganiro nakoze bwa mbere nabikoze mbabaye byatana nabikoze ikindi cya kabiri nagikoze hashize iminsi 4 nkirekura hashize iminsi 15 uko ntago wayitomva ibintu gutyo bitaraba confirmed ko umuntu adahari ngo itirekora rero n'uburyo nkora akazi nkunda kubivuga cyane uburyo nkora akazi ubundi w'uyu munsi nukobera Pacifique abantu benshi bakavuga ngo iki kinyamakuru cy'Inzozi TV ni iki yego ni iki ndabibyemereye ni ikiwe kuko yatabaho ntago Jadamuro nari kubaho iyi kamera dukoresha buri kintu cyose cyabonetse ku bwa Paci icyo ari cyo cyose mu byumve noneho ndabyemeye cyabonetse ku bya Paci abantu bavuga ngo cyane ngo ntago ari iki cyase bitewe n'ibyo navuze uvuze ngo birenze no kubiye birenze n'ibindi bintu kuko umuntu avuze ati hari ijambo yigeze yambwira ntago twari twanagakoranye birenze yigeze yambwira ijambo azi ko ntaryibuka agezweho system yo kujya umuntu ukajya posting akantu ngo ubuya ngo ziko ntibuka ibintu bavuze yigeze yambwira hari kera cyane hashize imyaka nk'ibiri gutyo nari nkiri nta kintu ntako ntaratangiye ku myakuru twari tumaze gukorana ukwezi kumwe sinzi nishobora ko narigeze kumuhamagara iyo uri mu kazi ufite akazi focusingaho ibitekerezo bifite ikintu focusingaho buri munsi hari uburyo bituma mu bwonko bwawe waguka ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi twari turimo turaganira gutyo arambwira ati yakoranaga n'umukameramani yitwa Geri ku mukameramani twakoranaga arambwira ati sha weda munza kugira umuzungu ibyo bintu abimbwira ntago numvaga ibyo ari byo nta nubwo naye yakambwiye ko ashaka ko ashobora kuzamfasha nkagera kuri channel nta kintu nigeraga ntekereza ibyo bikoresho sinigeraga mbitekereza yambwiye iryo jambo gutyo gusa ati wowe yarambwiye ati wowe Jadamuro niyo nkuru nzakugira umuzungu mu bihe byashize nabitekereje ndavuga nti bizi ko ijambo bura Paci yambwiye kera arambwira ati wowe nzakugira umuzungu ntekereza ko uyu munsi wenda ariko bitangiye kwiprovinga ko bitangira gukora kuko iyo nekereje mind imibereho ubuzima narindiho kirya gihe ntago ari byo mwana namwe munabibona ko nyine muranzi mwaguze mega muri kundeba gusa ntari umuzungu ni so rero Imana impugisha cyane kuko ni umuntu nyine warinze ijambo yambwiye ati nzakugira umuzungu kandi nyine nubwo bitararangira ariko urugendo rwo kuba umuzungu rwo ruracyakomeje kandi aho umuntu yavuye niho habi cyane kuruta ahasigaye rero nkimura kumva ko ibyo bintu byagenze gutyo wenda na bamwe mwagiye mubibona in working mu kazi ibibazo nyine bigenda bivuka gake na gake ukabona nyine ibintu byagiye bigabanuka hari bamwe bagiye bampamagara ati si gutyo kudagikora ikindi cya kabiri abantu benshi bagiye bampamagara mbayida sinzi umuntu warabahaye amakuru ngo
ngo hari menya mvukana na Paccy buri wese amamagara nta makuru banyandikiraga message abantu benshi nayireba nabona areba gutya kuri WhatsApp cyangwa se message nabona ivuga kuri Paccy nyine nkayihorera simbona icyo nyisubiza gusa abandi bo muri family brother wiwe ngo tumaze kuvugana gutya mu kanya we twaravuganaga cyane kenshi rimwe na rimwe kuko urumva ko mu mugoroba yajemo mu bantu ba mbere bamenye information mu mugoroba yajemo ndi mu bantu bake ba mbere babime ko ibindi azabyivugira azagira time yo kuganira ya twogerageza twaravuganye namwe gusa nyine nge nkibyumva cyane ndi ku rugamba mfite ibindi bibazo bijyanye n'ako kazi hari icyo kirego mfite mu rukiko ndimo nkurikirana kijyanye n'aka kazi nyine cy'inkuru twakoze ntibyagenda neza nicyo maze iminsi nkurikirana yaje mugoroba yajemo mu gitondo nari kujya mu rukiko yaje mu gitondo ndivuge mu rukiko baramamagara nyine bahita babimbwira uyu mukuru wahita bimbwira amaze kubimbwira so ndishima nshima Imana nyine kuko nari narasenze boydo yo wasenze ikintu ugisaba Imana ikagikura ukabona isoje umuhigo gifata umwanya unayishimire nshima Imana ndavuga ati wenda reka mbanze mve muri izi stress z'imanza nimbivamo nzakurikirana ibintu byose neza naba njaginze ngo sinakoze inkuru isubiza ikora feedback isubiza ya mbere twari twakoze ntibazatekereze ko wenda ari izindi mpamvu ntago nari impari sinari ndi mu kazi nari mfite urubanza mu rukiko ndimo ndakurikirana niyo mpamvu rero ariko turashima Imana by'umwihariko turashima Imana cyane ko yakoze imirimo ibyo kuvuga ngo yararaha azabyivugira ntago mbizi ariko ikizima Imana ishimwe kuko ari amahoro ni muzima ameze neza abakurikira statize mugenda mubibona jebundi hari video nayo ndibuze nibishoboka ndabashyiraho ishyizeho ari kuririmba ari gucuranga na gitari ukabona gushimana kuvugana voice note turavugana hari abantu wenda batari kwizera ko kwa ko mutaramubona mutaramwumva ko ahari kanze ndebe mbumvishe sound ziwe inshyashya mutagira ngo ni prank ntabwo ari prank this is reality Imana yakoze ibikomeye utaraza kusura ngo nguhe ubutumwa kwa jandamu utaraza kusura ngo nguhe ubutumwa bwiza Imana yampaye ushyire kuri YouTube urumva ko nyine his live ameze neza ngaha nari akanone posting nzangize ahita replying nyine aramvugisha yayinyoreje 20 na zingahe nundi yari iryo joro yaraye aje hashize ijoro rimwe ariko ko stress z'imanza nirinze kwigwa muhamagara uko na mfite stress z'imanza kandi nawe atararuhuka bituma nyine ntamuvugisha ariko ameze neza twaravuganye ameze neza ibindi nyine muzagenda mubikurikira nimero zo ziriho mushaka kumuhamagara ariko nge ndamushimira cyane by'umwihariko ntago nabaye ikigwari ntago namubereye imbwa kandi ndamushimira kabisa imirimo yakoze kuri ngewe iragaragara ntago nabona uburyo mbivuga ntago natekerezaga ko uyu munsi nzaba nkora aka kazi wowe ntago wakabaye unzi kubera hari abantu benshi bagiye bamamagara ati uyu munsi imibereho yanjye impamvu ndi kurya no kubera Paccy ati ndasenga Imana umunsi amanywa nijoro kugira ngo Imana tugarure Paccy abandi bakamagara ati uyu munsi imyenda nyambara yose nayibonye kubera Paccy ati rero nanjye ndi gusenga Imana kugira ngo cya kiganiro nyine kura ni kiganiro cyaribwe n'abantu benshi mwaramamagaye kazo Paccy rwose abantu baragukunda byatari man abantu baragukunda cyane byatari hari buryo nyine umuntu nyine aba yarakoze mba nabyita imirimo ni imirimo muri iryo joro njye nkimara kumenya izo information nanze kubyizera tururika nyine ahari kuko nimero zo ntabwo nta nubwo nayi kubona n'imbaraga zizamara kuko nifite stress cyo koza nshyira kuri stat ndavuga nti ntago mbizi neza uko abantu baranambuje kupostinga ngo mbashikura umutima ubyo namupostingaga avuga nti buriya si nkashyiraho nk'akantu nyine abantu ugahita bampamagara nkije utamugajya ngo bimeze bite so harabona agiye mpura nabo baramubwira ati rwose tubabarire ntuzongere kumupostinga
kubera ko wenda ushigura umutima tugira ngo wenda hari ibindi bintu byabaye mwamenye bidasanzwe. Ndavuga nti rero ntago ngenza njya kumupostinga kabisa what will happen ubwo nyine, ariko Imana izakora imirimo, kuko abo bagendaga bamagara bambwira ati mfite icyizere ko Imana izakora imirimo azaboneka. Abantu baragukunda vyatara Pacifique, abantu baragukunda kandi ku mutima brother urabizi ibintu nyine wagiye ukora hari uburyo umuntu abura bitewe n'imirimo yakoze akariyo igaragaza ko ibyo bintu byagenze, ibyo bintu byari byiza. Abantu bamamaga ati twariye kubera sinzi ukoresheje ikirori ngo abantu baba nyine bahari nyine ngo bameze bite, ariko ni benshi byatara ati butwambaye kubera we ahantu tuba inzu tubamo no kubera inkuru yadukoreye ni benshi. Ateza nkavuga nti gute umuntu nk'uyu nguyu ushobora kuba afite ubuhamya abantu bavuga ko yakoze imirimo nk'iyi ngiyi kubera we byagenze gutya. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga, turashimira yakoze imirimo. Mana turagushimiye, Mana turagushimiye. Pacifique arahari ameze neza kandi wenda as soon as possible ibintu bizasubira mu buryo akomeze akuri, cyangwa se niba hari n'ibindi ubwo azayibatangaza. Ariko ibiganiro kuri iki bicano Impanuro TV biri kunyuraho bikozwe nawe, wenda simbizi ashobora kuba ari byo yarasize akoze, ariko ibiganiro biriho kuri YouTube bicano ya Impanuro TV abantu bajyeho basubscribing bayirebe babirebe ibiganiro nkuko ibintu byari bimeze. Nge ni ibyo ngibyo numvaga nabatangarizaga. Ikizima nuko arahari. Niba wishimiye ko Pacifique ahari muri comment andika ngo Imana ishimwe kandi Imana turayishimiye. Abantu mwese muteye mwarabonye inkuru, kuko ikinyamakuru nabonye cyabikozeho ntago mbizi neza, ni ikinyamakuru kimwe kandi nabonye cyarebwe n'abantu 8,000. So datari navuga ni muri 8,000 wenda hari abandi batabibonye, nifashe umwanya ndabivuga. Abakunzi b'Inzozi Zacu TV ewana, ubundi abantu banjye ni bobe abantu banjye ni bobe, kuko wenda n'abantu badukurikira editorial line uburyo tweditinga ni bumwe 100%. Uburyo twandika tweditinga mu niwe, kuko ibyo nkora niwe ni copy paste. Ibyo nkora nta handi hantu nagiye kwiga, niwe wafashe time akanyigisha, niwe nigiragaho dukorana uburyo editinga ndebe ibiganiro bye. Imana iguhe umugisha brother, wakoze imirimo ikomeye ku buzima bwanjye kandi ntashobora kwibagirwa umunsi. Nunga Imana iguhe umugisha kandi Imana ihe umugisha abantu bose babana natwe umunsi ku munsi. Turabashimiye, turabakunda abantu mudushyigikira. Imana ihe umugisha, turabakunda cyane. Ni Jadamu niyo nkuru, ingi muzakomeza kubana ku Nzozi Zacu TV umunsi ku munsi. Shalom.